nawe twaganiriye ubushize mfite groupe nkunda gufashirizaho no gutanga inyigisho nk'izo ngizo ya WhatsApp. Arambwira ati Alpha kereka Imana iremye indi version y'abagabo niho nakongera gushaka umugabo urumva umuntu nawe yarakomeretse kugeraho byate groupe bitayivure tuze kuganira abafite ibibazo bose bakambaza WhatsApp bakambaza nta kibazo nkabasubiza. Hello ladies and gentlemen, meze neza? Njyewe meze neza. Muraho ndasuhuza abantu bose bakurikira Rusi TV show nkuko mumaze kubimenyera ndi Rusi Ishimwe. Nabasezeranyije ko ari akagaruka. Hari rero abantu bambwiye barampamagaye barambwira ati wa muntu uzamugarure, kandi koko yarabitwemereye ko azagaruka. Hari n'abantu bagiye bamuhamagara baravugana, hari n'abamwandikiye barahura bigenda neza. None byanteye nanjye umutima wo kugira ngo mugarure yongere abaganirize yongere atwungura ubwenge. Ndaramutsa rero abantu bose aho muherereye hose amasaha yose urebeye iki kiganiro. Uraho wiriwe waramutse umeze neza? Kandi niba utanameze neza Imana yo mu ijuru kurengere umere neza ikugabanyiriza umusonga kugira ngo ubuzima bukomeze. Njyewe meze neza ndashima Imana, ndasuhuza umujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse n'abadiaspora. Umuntu wese wumva ikinyarwanda ndakuramukije. Alpha wiriwe? Uraho neza? Uraho neza ese cyane rwose ndashima Imana. Nakoze cyane. Wambaye neza? Merci. Wambaye ishati nziza, wambaye inkweto zo ntabwo muri kuzibona ndabarebera, ni nziza zijyanye n'ishati yambaye. Ibintu muri ino minsi baravuga ngo ibintu ni wane. Ibyo birajyanye. Okay, amakuru wowe? Sava. N'abakunzi ba Rusi ariko nabonye ari mu Cyongereza njye nkunda Igifaransa. Rusi TV show ndabasuje cyane. Kandi mwarakoze kunyakira, warakoze nawe ko wemeye kuza kutuganiriza, kuza kuduhugura, kuza kutubwira ibintu bimwe na bimwe byururitse imitima y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi. Turagushimiye. Nakoze cyane. Twarabibonye rero mu kiganiro cya mbere twakoranye. Shize warandindije none urambwira iminota none turi gukorana. Urashaka ingahe? Urambwira tabanganye. Reka tarenze ibaye nyinshi. 20. Si 20 reka ndebe. Dutangiye saa 7:32. Urumva ukeneye ko dusoza na 52. I'll try my best, ariko ni iki kiganiro nikiryoha tukabona n'ibindi byo kuvugaho. Nzongera guhamagara. Okay, nta kibazo. Hari wenda batarabirebye icyo kiganiro watangira utwibwira Alpha ni muntu ki? Barakoze cyane, sinzi kwivuga nta bigira icyo bitwara kuko izina rigero kurivuga n'ubundi. Nitwa Nshuti Alpha, ndi umukansara, ndi umupastor, ndi umunyamakuru n'ibindi byose ushobora kuba nakora bigatanga umusaruro ndabikora kwemo ibyaha. Ariko ubundi kugira ngo umuntu yitwe pastor ngira ngo hari imigenzo cyangwa imihango ibanza gukora. Warasengewe kugira ngo wemererwe kwitwa pastor? Narasengewe mu itorero bita Church Without Limits International, itorero muri Amerika, ari nayo rifite kaminuza nigamo bijyanye na teology. Kugira ngo barabibonye byatambutse ku masosho media, abanyamakuru benshi baraje bakabarinda barabibonye badusuka amavuta. Kandi n'ubu kwa 12 ndagaragaje mu bijyanye na masters nabwo bazaba bagarutse. Rero biroroshye. Nihangane turi hafi y'umuhanda, iterambere ryaraje bari gukora umuhanda. Niwumva nyine igikamyo kimeze wihangane, ni iterambere ry'umujyi wa Kigali isukuye, Kigali isa neza. Kandi burya Kigali cyangwa se u Rwanda muri rusange turatandukanye. Wenda reka mvuge kano kantu gatoya. Njyewe ubundi ntabwo nkunze kuba hano, abantu benshi banzi barabizi. Ariko iyo ndi mu mahanga umuntu akambaza ngo uruwahe ukomoka nshaka kuba mba no mu ntara ntawamenya.
ubu uza mu mahanga nyine urakoze cyane umuntu akambaza ngo uruwa hehe ukomoka he ukamubwira ngo amurusi amabandi usanga abanyamahanga bakunda u Rwanda cyane agataha wow kavuga ngo president wanyu ngo Kagame ndamukunda Kagame mufite umutekano mufite green town green country very clean country batuziho kuba turi abanyesuku batuziho kuba turi dufite umutekano mwiza ari igihugu hari igihugu nagiyemo kimwe ibibazo bambazaga n'ibibiri nkumvisha abandi umunyarwanda bavuga ngo mutubwire cyambere baje mutubwire uburyo ngo hari umunsi mugera abantu ngo bakava mu rugo ngo abacuruzi bagakinga ngo mukajya mu kintu bita umuganda urumva ibyo bintu babyoroganije gutya abandi bamaze ngo mutubwire ngo uburyo mugera abantu bakura mu muhanda ukaba nta sashe ngo mwabona no mu bucuruzi ngo nta ibyo bintu birahane yo twavuze dufite Green City imeze neza cyane bahita bakubaha bakagukunda bakavuga ati kabisa igihugu cyacu so we have to be proud because hari abantu batari proud ko ari abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi gusa arahari sinamya ko yabagihari barimo bakeya harimo imungu tuba dusigayemo dukeya hari umuntu twaganiriye arambwira ngo uko mu Rwanda bambwiye se ngo ni habi ngo umutekano w'abango ngo abantu bose bahora ngo bari hasi bakandamijwe nyine ubivuze neza n'ibyo bamubwiye kiza no kuzubwire n'ubundi nese mubwira ni u Rwanda rufite umutekano ngerageza kumwereka ndamumanurira kuri internet aravuga ati wow nza gusanga rero hari abantu bamwe na bamwe baba bafite mu mutwe hatameze neza batabizi cyangwa batanahaheruka ugasanga bagenda banduzaka ariko wagenda uhura n'abantu bazima nkatwe cyangwa nkawe dukurikiye cyangwa nka Alpha akagerageza kugusobanurira ko igihugu cyacu kimeze on top reka twikomereze rero ku byo twateganyije kuvugaho ako kara kanyuzeho ko kuba turi proud y'igihugu cyatubyaye yes nubwo tujya gushakishiriza mu mahanga ariko ntabwo bikuraho ko tugaruka mu rugo ntabwo bikuraho ko niyo twakorera mu mahanga ntabwo bikuraho ko dukunda iwacu ntibagirwe iwawambeho kandi nta nubwo ushobora guherayo ugomba kujya gukora ugasarura ukaza kwinvestisa iwanyu ubundi nibwo bumuntu niko na his excellence atajya tubwira ko tugomba gukora kandi tukamenya kubyaza umusaruro ibyo twakoreye n'amahirwe dufite kandi tugateza imbere igihugu cyacu Pastor Alpha reka tuganire hari ibintu ushaka ko tuganiraho kubera yuko naje gusanga uri umunyabwenge naje gusanga ufite amagambo meza hari ikintu ushaka ko udukorera utudevelopera nk'ijambo rivuga ngo nk'abantu bafite imyumvire ivuga ngo reka ndi kubisoma kuko nibyo abakunzi baba bambwiye mbabariza cyangwa se tuganiraho nkuko nabibasabye mumpe inama mumpamagare mumbwire kandi nawe ujeho bwa mbere please do subscribe thank you imyitwarire tugaragaza dukuze imva n'imvano yayo ni iyi barakoze cyane uvuze imyitwarire wenda byaza kuba byiza niyo utanga nk'ingero uvuga ati umuntu witwara gutya runaka ese bituruka kuki hari umuntu ukura mu buzima busanzwe ariko akaba yarakuze ameze neza ariko yakura ukabona biratandukanye ugasanga imyitwarire ye n'imyaka afite n'urugero arimo ntabwo bihura gute nk'ikintu kimwe bagaragaza nk'iki kubera yuko twese tuvukira mu buzima butandukanye hari ibintu nkunda kuvuga ngo niba abana bavutse ari impanga abo bita vrejimo abakobwa bombi cyangwa abahungu tuvuge umwe agakurira mu mujyi wa Kigali undi agakurira mu ntara y'Iburasirazuba bavutse ari impanga kuri se na nyina bahuje papa na mama amaraso namwe ariko umwana umwe arerera mu mujyi wa Kigali undi arerewe wenda tuvuge za Ngoma sibyo Burasirazuba mu mikurire yabo ukazasanga imico igize gute iratandukanye bituruka kuki naho bakuriye kandi amaraso namwe papa na mama
ni bamwe. Uvuga ngo ahantu tuvukira akenshi miriye tuvukiyemo iratwinfluence ariko nkurikije wenda ikibazo warumbajije umbaza ngo hari imyitwarire tugenda tugaragaza dukuze rimwe na rimwe ari n'ibikomere twakuriyemo tukagira imyitwarire tugaragaza ariko ntitumenye ngo byaturutse kuki byaturutse hehe. Akenshi uburyo tugaragara dukuze imyaka aho ufite ya 30 ya 50 ya 80 hari uburyo ushobora kwitwaramo bigaturuka ku bikomere yahuye nabyo uri umwana. Reka ntange urugero wenda kugira ngo abantu baze kumva icyo dushaka kuvuga kuko nirigana bisa naho biri komplike cyane bisaba kubitega amatwi. Reka mbere kuri urugero ruvuga ngo reba wenda wari wajya mu bukwe kajya mu bukwe turi mu iterambere hari ibyo bita self service ukabona umuntu w'umugabo tuzi neza abantu bamare gutanga urugero ku mugabo ni kuko navuga n'umugore ubwo mbavuze muri rusange ndatuvuga ati ni umugabo tuzi neza ko afite ubushobozi afite amafaranga afite buri kimwe ni wa muntu ushobora no kujya mu rugo rwe ugasanga atunze nk'abantu 30 baba mu rugo rwe bishatse kuvuga ngo kurya kuryama kwambara buri kimwe cyose badepanda kuri uwo mugabo. Urumva urwego umuntu arimo sibyo? Uwo mugabo afite ubushobozi bwo kuba yajya muri restaurant yajya muri hotel ashobora gufata ranch y'ibihumbi 100 y'amadolari 100 akishyura cyangwa se akaba afite ubushobozi bwo kwishyura umushefu akamujya amutekera ibiryo byose yifuza iwe. Warakoze cyane. Noneho uwo mugabo uri kumva nshaka kubanza gusobanura umuntu nshaka kuvugaho nshaka kwerekana uburyo dushobora kugira imyitwarire dukuze rimwe na rimwe twumva nta n'iki twaye kumbi bituruka mu bwana mu bikomere twahuye nabyo tukiri batoya. Urumva tumaze kudescribing uwo mugabo uburyo ateye n'uburyo ari umugabo wiyubashye ufite n'ubushobozi namubona bakamukurira kudesha bavuga ati uyu muntu n'umugabo ariko twamubona hari mu bukwe byane bita self service ukajya kubona tukabona ni wa mugabo wari ibyo kurya biri kugenda yimeneka ku bantu ari kugenda atambuka bijojo. Ibi bintu urumva ari ibintu binoma. Ni umuntu ufite ubushobozi bwo kujya muri hoteli ashaka mu gihugu iyo ari yose akabura icyo kunywa ashaka n'icyo kurya ashaka no mu rugo ibiryo birahabura bitewe n'abantu afite mu rugo iwe ariko agiye mu bukwe ari kwarura isahani ibyo biragenda bimeneka byose ku bantu buri muntu wese ari gutangara. Ibyo twajya tubyita ngo ni ikirunga tukiga muri segonderi sibyo? Ibyo biryo nujya no kureba nta nubwo bigenga bimara. Ese utekereza biturutse kuki? Tuzi ikibazo uhita wibaza umugabo ko tumuzi muri karitsiye ko tumuzi ko ari umugabo wiyubashye ushobora na biriya byose bateguye mu ko ashobora kubyishyura avuga ati mwakira abantu kubera icyo akoze ikintu kiri skandale nka kuriya kigaragara mu maso y'abantu nabi. Inshuro nyinshi rero ukurikiranye rero umuntu nta nubwo amenya ngo ndi gukora ibintu bibi kuko abikora yumva ari ibintu agomba gukora abyishimiye nta kibazo ariko ajya kureba ugasanga mu bwana bwe ni wa muntu wakuze atabona ibyo kurya ushobora no kumara iminsi 2 iminsi 3 atariye ajya mu baturanyi ajya gukura ibijumba hariya yarahuye n'ikibazo cy'inzara. Umuntu rero kubera igikomere cy'inzara ahuye nacyo mu bwana atangira kwiha imihigo aravuga ngo mu gihe nzabona ibyo kurya aho nzabibona hose abiprograma muri mind ye akabishyira mu bwonko bwe avuga ngo mu gihe nzabona ibyo kurya. Hari akantu nabonye gasetsa gatoya nankanyijejemo muri iyo nkuru cyangwa muri izo ngero ndi gutanga umwana waje ati ndabona nuba meya bizagenda bite ngiwe nzajya njya mu mavuka n'intuza n'amandazi kubera iki mu bwana bwe mu bana bakuranye nabo nicyo kintu ari kubona atigeze abona. Yabonaga abana barya amandazi akabona barya ibisheke akabyifuza akabibura. Ariko mu gihe nge nzabonera ubushobozi mu gihe nzabonera uburyo ikintu nzagura cyane nicyo nabuze ni ya karanse y'ikintu nabuze mu bwana bwanjye. Umugabo rero twavugaga rero masuko abuze amafaranga agura ibiryo suko atakara ibiryo bishya ashobora kumara ngagenda tuze nk'umugabo w'umusirimu kandi wihaye ahubwo kubera cya kintu kiri mu maraso yakuranye cyo kubira icyo kurya ahabo ni ibiryo hose mayindi ubwenge buragenda nta n'ikindi atekereza biriya biryo ngomba kubyara ku cye giti binashoboka afite plate nini yakare byose abyara akabimaraho bitewe n'igikomere agize gute yakuranye mu bwana. Niyo mpamvu uvuga ngo imyitwarire abantu bagaragaza bakuze batazi imvo n'imvano yayo byaratutse mu bikomere bahuye nabyo mu bwana. Ubwo inama watanga ni iyihe?
inama niyo mpamvu ngiye mba ndahangaye nyine mba ndakugira ngo umuntu ufite ikibazo nk'icyo ngicyo wabuze uburyo aragerageza ku buryo ni wa muntu ashobora no kurya ibiryo ukaba wamunyuza no mu misoto kandi ibiryo birahari isaha yose yabyukira yarya aho yashakira gusohokera yahasohokera ashatse yajya afata jet akagenda Kampala akagenda Nairobi agafata lunch na breakfast akagaruka mu Rwanda sibyo afite ubushobozi bufatika niyo mpamvu turanga umuntu twende ngo dufite uburyo tugomba kugira gute kuba twamufasha kugira icyo kintu kimuvemo yongereye yumve ko ari umuntu umeze neza akora ibintu biri normal mufite uburyo mumufasha kugira ngo ibintu bigende neza cyane rwose noneho se harimo ukuntu ubona nk'umuntu ari mu bantu ariko comportement afite ntabwo zikwiye kuba ari kuzikorera aho hantu ugasanga ari mu bantu yicaye ahantu mu bantu ariko ibintu ari gukora ugasanga biri bizarre kandi ukabona we ntacyo bimubwiye uwo muntu we muri bizarre nk'iki nk'urugero ugasanga arimo arasakuza ugasanga arimo aravuga yigira ibintu mbese ukabona niwe ufite akajagari mu bandi bantu bose bari aho mu miterere ya kuvuga amagambo atari mazima adahwitse cyangwa se mbese ibintu biri gukorerwa aho wari gukora ibitandukanye ari abanyarwanda urana abahanga sinzi ari umugani akunze kuvuga niba iki ngo yishyira imbere nk'iki niba ari n'akaboko karwaye igise cyangwa akaguru n'akaguru hari abantu bateye gutyo muri ubwo buryo akumva yuko ahantu ari hose agomba kudomina cyangwa kugaragara abati njyewe ngomba kuba mu b'imbere bagombe bambone swate ntabwo nitaye kugenda ndi gukora niba ari cyiza cyangwa niba ari kibi je mafu ntacyo bimbwiye icy'ingenzi ni uko umuntu wese uri hano hantu agomba gutanga abo bantu barahari rero sasa wenda tuvuge nk'umuntu wenda uri kwigendera nko muri bisi abantu batega amabisi ugasanga muri bisi burya kenshi mwinjiramo mwese mutaziranye ariko ugasanga umuntu mukinjira arateruye story koko aravuza ahagaze no kubantu hari zino bisi zashira umutwe tugasanga ndari kuvuga ahagaze ewana n'amacandwe asohoka bagwa hagira gutaka akavuga urumva abantu batangira kujyana zarasi umuntu ukadaceceka bimeze igihe yavugiye umva mukamurya inzara mukamunegura akabibona ariko ntahagara gakomeza muri zino za social media nkunda kubona ku ma YouTube channel abantu bavuga koko ku buryo mwibye ijambo cyangwa ugize gute ewana ari talkative baravuga kabisa si ngombwa mu muzi kibazo we ukimwicaza hano kuri kamera aravuga rwose n'umunyamakuru akibura n'umunyamakuru akabura ahera akavuga urumva rero mambo kuvuga si bibi ahubwo ndi kuvuga mu gihe gikwiye ndi kuvuga n'ibikwiye abo ndi kubwira baranyumva kuko bari kunezezwa n'ibyo ndi kuvuga ese ntawe ndi kubangamira ibyo rero bishobora guturuka ku kirere hari ibintu ku bantu wenda b'ababyeyi barabyumva cyane hari ibintu bita kubyinirira umwana cyangwa kumurimbira indirimbo z'ibihozo kenshi amarangamutima y'uwo muntu aba yarapfuye muri cya gihe akiri umwana y'umwana hari igihe umwana ageramo cya gihe umwana arira urumva aho kugira ngo utangire kumuririmbira twa turimbo twiza tw'ibihozo umubyinirire umusimbize ugire gute aho ukamukubita uceceka wanakubita umwana no kumuhana ukamucecekesha sinshaka no kumva amarira yawe umwana kugira ngo arire ijwi risohoke agatangira gukora icyo bitagutse ikintu like that yes like that kubera iki uri kumubuza gusohora wa mubabaro kagahinda k'iki wamuteye biri kugumamo indano kugira ngo umureke arire amarira asohoke yumve araruhutse uribeshya ukavuga uribeshya nkumva ijwi ryawe ndagukubita zikurenga umwana akagenda arakwigunga akajya mu nguni cyangwa akajya mu cyumba agatangira gutikimba ntabwo ashaka ko nyine biri kugira gutyo rero hari ikintu uri kumira cyakabaye gisohoka kikuguma indani ibyo bibaye inshuro nyinshi rero ya marangamutima yapfukiranwe y'umwana yageze mu zabukuru nibwo atangira no kumva yuko agomba kuyagarura ari kwikreminga icyo yabuze igisohoka n'icyo muri kwagutse ikimara muri ya marira ni igihe aboneye cyose igihe cyo abonye none nta muntu umukubita nta muntu uri umucecekeshe nta muntu uri mubwira ngo ceceka aravuga koko akavuga niyo mpamvu ushobora kumurya inzara ukamubwira ati nyaboneka ceceka ukamukomakoma ntagire icyo umubwire wanditse ahubwo noneho akarushaho kongera volume akongera volume akavuga koko
ni ya marangamutima bari kurekarama yo mu bwana yabujijwe kurira, yabujijwe kwisanzura, babimufungiranamo. Urumva icyo nashaka kuvuga rero, niyo myitwarire sometimes tugaragaza, kandi uwo muntu umubwiye ngo ibi bintu ntabwo ari gutya kawe bitwara, mu babanzi baba yumva ko ari nomo ibintu ari gukora byemerewe, kandi koko ku ruhande rumwe arabyemerewe ariko ntazi ko bibangamira abandi, ntazi ko ku ruhande rumwe ari no kugira gute ari kwisebya, ariko ntiwamurenganya ko ntabwo azi ngo yakomeretse gute, ntazi ngo byaturutse hariya. Iyo duhuye rero icyo dukora ni ukumubuza n'ubuzima bwe bwo hambere bwo mu bwana, tukinjira muri we mu bitekerereze, tukamusubiza ahandi hambere kugira ngo abashe gukirirwa. Babyumva none ubu noneho ndimo ndagenda mbyumva ku buryo nta muntu nzongera kurenganya, kuko hari ibintu, hari igihe ujajinga umuntu utazi esike ni iyihe mpamvu ibimutera. Urajya kubona ukabona umwana w'umukobwa yagize imyaka 35 nta muhungu bavugana, tubana cyo kungango ndajya kumutereta, bamutereta yebana akagutuka, cyangwa kumubwira ibiki n'ibiki, hoya tuzasohokane, reka sinyasohokana n'abahungu, uzansure reka sinsura abahungu. Ese kibaza uyu muntu amaherezo ye nayaye? Nge ntabwo nyampuza n'abahungu, ntabwo duhuza, nge nta na gahunda y'urugo mfite burya, ntabwo nge nkeneye gushaka. Abo bantu se bariho? Ntabwo bazi se, arahari abakobwa bose batinze yewe urugo usaba rurimo bandushije iki? Icyanjye no gushaka amafaranga, icyanjye ni iki, ibyo byingo mu byihorere, nta nubwo nzashaka, ntabwo nzagira gute. Ntumenye ngo wayi uyu mukobwa kari muzima, kari normal, kafite gukora umuryango we, kaba yajya mu rugo agashinga urugo akabyara, kubera icyo tifuza kuba yagira gute, yahura n'umuhungu cyangwa agire gute abe yashinga urugo. Ntamenye ngo nawe ubwe akenshi turabarenganya sometimes, nibyo bavugaga, nta kujyaginga umuntu according n'ibyo uri kubona imyitwarire yiwe yiki, kuko you don't know inkomoko yabyo, ntabwo uzi source of y'ibyo bintu imyitwarire imeze gutyo. Nkanjye uko ndamaze guhura n'amakese menshi, ngorana benshi, ngana na benshi, biranyorohera guhita na detectinga ko ufite ikibazo, biranyorohera rwose guhita n'ubibona. Gusa sinshobora guhita menya ngo byaturutse ku iki, ariko tuganire menya ngo izingiro ry'ibi bintu, ipfundo ryabyo n'ibindi, nkamenya uburyo ngomba kurihambura. Noneho avuga ati wow, none ubu ni njyewe nyawe, kuba njyewe nyawe. So wa mukobwa rero akenshi abantu twagiye dukura mu miryango itandukanye, tugakura mu babyeyi bafite imico itandukanye. Hari urugero ngiye gutanga, impamvu ndutanga nuko wenda byemerewe namwe usaba uburenganzira, nta nubwo nakabaye ntanga urugero rw'umuntu runaka, nubwo nta mentioning izina, ariko akaba nakabaye mvuga kuri story y'umuntu, ahubwo nuko mbyemerewe ngo ati uzabifashisha abandi. Wenda hari abandi bameze nkanjye bakuze muri ubwo buryo, bisanga nyine muri iyo situation, ahari byabafasha bakumva yuko bashobora kuba bakira nabo bakagira kujya bite, kugira izindi ntekerezo nzima. Yari umunyamahanga muri we, yari umukobwa yakuze yumva atifuza igitsina gabo mu buzima bwe, uretse no kutakifuza, nta nubwo ari kuba ikiganza gutya gusuhuza uri umuntu w'igitsina gabo, no, ntabwo bishoboka. Njyewe umugabo tiwamutwara umushoferi w'umugabo, tiwamutwara kuri moto uri umugabo, ntabwo bikunda, ntabwo ashaka nyine. Niyo agiye ahantu ari abantu benshi, yicara hariya ku ntebe y'idahari, ubwo ari biba ngombwa kwicara n'umugabo, ntabwo byashobokaga. Arita cyangwa agahagarara inyuma y'abandi, tuvuge nko mu rusengero, agahagarara inyuma y'abandi. Njyewe ndavuga ati uyu muntu rero first of all ntabwo azanyegera, nshaka kumufasha kandi ndi umugabo, nzabigenda gute, nzabikora gute? Ikintu nakoze ni iki ngiki, nisanishije nawe, njye nagenda mwiga aho ngiye personally, kunumvishe njye hari intego ngomba kumufasha, abishaka atabishaka, numva ngomba kumuvura kwake saso uko byagenda. Ndavuga akunda iki, asohokera, akorera siporo hehe, yambara amabara asa gute, ni iki kintu akunda, byose maze gukora, maze kumwigaho neza, natangiye kwisanisha nawe sasa. Niba akora siporo ku cyumweru, amasaha abanyazi n'imyenda yambara abanyizi, nanjye nkagenda nkayigura. Niba asohokera ngajya kunywa ikawa ngaha, nkamenya amasaha agira, nanjye nkajyayo nkagiza kwicara ahantu ari bumbone kwa kesa. Uko niko byagiye bigendana, urugendo rurerure rwafashe hafi umwaka ngira muvure. Ariko dopisi kwa kundi duhurira muri siporo ahantu hamwe, nambaye amabara nk'ayiwe, yataha nanjye ngataha, yakiruka nkiruka, yakicara nkicara, mera nk'umuntu uri kugenda mushotora.
ubu niba atangiye kugira gute none ambaza ikibazo ngo se ukunda gukora siporo aha ngaha urumva none atangiye kumvugira nk'umugabo avuga ati wawu njye numvise bitangiye kuba successful yes mudanga ijambo birarangira njyaha umunsi ukurikiyeho weekend ikurikiye ukunda ayo mabara nawe y'imyenda ngo ntiyahinduraga iyo mahirwe nagiye ngira ntabwo yahinduraga nanjye ngakomeza nambara iyo myenda ntuzagaya ukunda gukoresha kora y'umukara n'agasengeri ka oranje nanjye ngo umupira wa oranje umuntu w'umugabo oranje ndemera kuko nari mfite icyo nshaka ndemera ndabikora gake gake kugeza igihe yatangiye kubona ibintu byinshi tugenda tubihuza naho asengera nkajyayo ntasohokera nkajyayo numva nyine ngomba kwifata nk'inshingano ko nari maze kubona yuko afite ikibazo uko rero niko none byatangiye noneho kabaye noneho tuvuye muri siporo tangira kunganiza yewe utahe nta hano hafi yawe nk'abaturanyi niho duhuza ibintu byinshi cyane numva nyine biragutangaza umuntu tuzi n'amabara umunsi wa siporo umunsi wo gusohoka umunsi w'urusengero tukaba turaturanye atangira kuba interese atangira kumva nyine anyisantaho ukuro byaje kugenda gutyo yanyinjiye no mu nzu ye aho twaganiriye urwego twaganiriye na pasitori impamvu y'imyitwarire imeze gutyo uburyo yavutse mu muryango isa kubita nyina isa ari umusirikare akubita nyina utatashye nyina akarararira akamuraza hanze akagira gute umwana akura yanga ikintu bita iki umugabo kubera papa we urumva byaturutse ababyeyi ntabwo byaturutse kubw'amahirwe arakira amera neza ashaka n'umugabo turabutaha igenda neza ni ukuri ngewe hari ikintu nakubonyemo ushobora gufasha abantu kandi rwose uba uri sempa nta bikabyo ugira ariko ushobora kubwira umuntu ijambo rikamuvana hano rikagira ahantu rimugeze ese turimo reka niyo kwiyoroshya naje gusanga ukomeje kwikomeza wazasanga wararenze isi ubwayo tumeze nk'abahanganye nayo iradushaririye nawe igiye gusharira rero uba uri nyine intambara itari ngombwa wowe uba legere ni kwa kundi imodoka zijya kubisikana ugasanga hacanye amatara maremare ugomba guhita wibiza ugacana amatara magufi kuko ucanye maremare n'acanye maremare muba muri kurisika kugongana unagabanya umuvuduko ugacana magufi ukamureka agatambuka nuko isi tugomba kwitwara n'abantu tukabana nabo niba zamutse manuka niba manutse nyine cyangwa mugire aho muhuriza muregararize bigende neza kuko nuzamuka n'akazamuka birarangira biteze birarangira mugonganye nta kundi hari ikindi kintu muri ino minsi njya mbona cyangwa se abantu benshi dukunda kukiganiraho ariko nkaba ntarabona umuntu ufite ubumenyi nk'ubwawe ku buryo nabisharinga abandi nabisangiza abandi nkabishira ahangaha kuri YouTube ugasanga nk'umutipe cyangwa umutipete ngiye mfite amafaranga yanjye ntacyo mbuze sinkeneye stress sinshaka gutereta ntabwo nshaka abantereta nk'uwo muntu ngo kuko afite amafaranga ntabwo ashaka gutereta ntabwo ashaka ko bamutereta uwo muntu we ayo mafaranga azamumarira iki we wamuvura bigakunda urumva jisite nawe nyine utangiye kumujyanira zaza ukurikije imyitwarire n'amafaranga ye kandi ntabwo uzi impamvu yafashe umwanzuro nk'uwo mwene nk'abo se bo biba bimeze gutya swati cya mbere tuvuge dushobora ko ari umukobwa wenda yaratewe igikombe cyaturutse kuri rwa rugero natanze mu bwana bwe cyangwa ikindi akavuga ati twe twakuze iwacu ufata igiceri cy'ijana ari ikibazo n'umunyu tujya gusaba mu baturanyi amavuta ari inzozi bidakunda sibyo aravuga ati igihe ngiye nzabonera amafaranga bizaba bihagije ubuzima bwanjye nta kindi kintu nzaba nkeneye amafaranga nicyo kintu kinezeza amafaranga nicyo kintu kimpa amahoro nicyo kimpa umutuzo avuga ati rero ibyo bindi byose I don't care Yesu fiye kuba mfite amafaranga ngiye bigize gute birampagije ngo ndi gushyira muri uwo mwanya w'umuntu ariko twaganira ngewe bitamenya impamvu imyitwarire bigira gute ari kugaragaza muri icyo gihe ariko mutaganiriye ubwo ndi kubivuga muri kadere iri rusange iri en general ariko duhe tukaganira biroroshye cyane kuba namuvura rwose hariho abantu benshi usanga bavuga ati reka nta mitereto nta kintu kurya amafaranga yanjye nkabagura nziza amafaranga meza amasohoka nkabagurira abantu nkabagurira bagafata ibyo bashaka nkaganira ariko nta gutereta nta gushaka nta gutereta ikindi kandi ubu turi mu isi navuga ngo monde iri digitale abantu bareba amakuru hirya no hino i Burayi muri Amerika hirya no hino bashaka kubona amakuru kumenya ingo zibanye gute bigenze gute ejo n'usoma ibyegeranyo by'amagatanya n'amadivorce
nsanga biri hejuru cyane, si ibyo abantu bari gutandukana, avuga ati rero ngiye kugira ngo njye gushaka urugo rumeze kuriya nk'urwa kanaka, icyiza nabyihorera. Ariko ikintu kimwe namubwira ni iki ngiki, nta muntu wubaka nkundi, sibyo? Buri wese agira urugo rwe, nta muntu wubaka kanaka, gusa ushobora gufatira experience, ahubwo zikaguha uburyo ugomba kugira gute kwitwara mu muryango mucyo ugiye kubaka. Ariko ntawe uvuga ngo kanaka yari inshuti yanjye byaranze, uriya twariganye byaranze, uriya twasenganaga byanze, wowe uri wowe. Niyo mpamvu ngeze aha ngaha mbabwira ngo igakubaho nkawe wa nyawe, igakubaho ku giti cyawe, umenye ngo ngiye nshaka iki, nkunda iki, aho ndi kwerekeza ni hehe. Ese umuntu ukwiye kuza mu buzima bwanjye akamigisinga ubuzima bwe n'ubwanjye tugahuza ninde? Ese ndagendera kuki mu kumuhitamo? Ndagendera kuki mu kumenya umuntu koko niba ari ufitingana n'imyemerere yanjye n'imiterere yanjye n'inzozi zanjye akaba zumva? Hari abantu tuzana mu buzima bwacu batuma inzozi zacu, bigatuma duhora tumeze gutya. Umuntu aba ari kugusubiza inyuma, ntabwo akwiye kuza mu buzima bwawe. So niyo mpamvu haba icyo bita fiançailles. Fiançailles baravuga ngo c'est pour connaître mutuellement, ni ukumenyana, ukagira igihe gihagije cyo kugira gute cyo kumenyana before yuko umuporopoza. Hari umuco nyankunda, ntabwo nk'umupasiteri wowe ntabwo nawuzana ngo tuwuzane mu muco wacu, ariko biba byiza ko ku bazungu bagira igihe gihagije cyo kumenyana. Sometimes bakabana mu nzu, bakagira gute, bagasohokana, bakajyana umwanya uhagije bari kumwe, akamuporopoza accordingly imico yagize gute yamubonanye muri cya gihe bari kumwe. Ariko ibyo ntabwo ari umuco w'abanyarwanda kamemo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, basi muri cya gihe kitwemerera nk'umuco w'abanyarwanda cyo kumarana igihe, mwige umumenye. Ntabwo wamenya byose birumvikana, ariko hari dobazi, hari iby'ingenzi. Swate n'ibijyanye n'imyemerere, ese imisengere n'iyanjye birahura? Ese inzozi zanjye aho ndi kwerekera uwo nshaka kuba we ashobora kubisapotinga arabyumva? Ese ibintu nkunda mu buzima by'imibereho byanjye, niba nkunda gusohoka, nkunda gukina runaka, ese ashobora gusapotinga ibyo bintu kuri njyewe? Niba atabisapotinga mbikunda, se kuki uwo muntu umwentegera mu buzima bwanjye? Kuki mwemera akaza mu buzima bwanjye? Waje kubangamira amarangamutima yanjye, aje kubangamira ibyo nkunda, nta mpamvu y'uko mwemera ngo aze mu buzima bwanjye. Nkeneye umuntu unyumva kandi nanjye nkamwumva, ibyo akunda nkabyumva nkamusapotinga, ibyo nkunda nawe akabyumva akasapotinga. Mu gihe umaze kubona muri fiyanse ibyo bintu udakunda, iri fokete genda wikihambira. Niyo mpamvu rero baba abapasiteri biki bajye bicaza abantu bagiye gushinga ingo, bicare babaganirize bigenze gutya, no kubabwira ngo gutya ngo kubahana. No, hari igihe ubaha umuntu bidashoboka, ukagerageza mu zose zishoboka bikanga. Kubera iki? Hari imico afite byakunaniye kwihanganira, wasanga ndetse uyifitemo n'igikomere, umuntu ushatse akakuzanamo ya mico yagukomerekeje, abantu kugira ngo bazahuze biragoye. Uranyibukije mu kiganiro twabanje cya mbere, hari ijambo wambwiye tugiye kurivugaho, uhita umbwira ngo amasaha yagiye. N'ubu amasaha iminota twavuganye yarangiye, ariko ntabwo uri bunshike. Noneho icyagukomerekeje nicyo gikomora. Warimenye icyo nashatse kuvuga ni iki ngiki, cyakomerekeje nicyo gikomora. Mu miterere ya muntu, uri umukobwa cyangwa uri umubyeyi, ushobora kuba warakomerekejwe n'umugabo, cyangwa uri umusore cyangwa uri umugabo wakomerekejwe n'umukobwa. Kandi mu miterere ya muntu, mu mimerere ya muntu, ntagira umugabo atazakenera umugore, nta n'igihe umugore atazakenera umugabo. Igihe uzumva ko umugore ntubashe kuba wakenera umugabo, uzaba ufite ikibazo. Niba uri umugabo ukazigera ukumva udakeneye umugore, uzaba ufite ikibazo, kuko Imana nuko yabiremye, nuko biremye, ahubwo tukamenya uburyo tugomba kugira gute kubikoresha no kubitwara. What I mean is this: mu mibanire yawe cyangwa mu rushako rwawe wagukomerekeje n'umugabo, kandi mu miterere yacu always umugore azahora akeneye iki? Rero twaganira ubushize, mfite groupe nkunda gufashirizaho no gutanga inyigisho nk'izo ngizo ya WhatsApp. Arambwira ati Arufa, kereka Imana iremye indi version y'abagabo, niho nakongera gushaka umugabo. Urumva? Umuntu we yarakomeretse kugeraho byafite groupe bitayivure, uza kuganiramo, afite ibibazo bose bakambaza WhatsApp, bakambaza nta kibazo nkabasubiza. So
uwo nguwo ni ukuvuga ngo igikomere cye kiri ku rundi rwego, ariko si uko bidashoboka, kandi niyo abivuze ndamwumva kubera yuko yarakomeretse nyine kandi yakomerekejwe n'iki n'umugabo. Noneho yafashe abagabo bose abashyira mu gatebo kamwe, aravuga ati ubu ngubu abagabo bose niko bagize gute niko bateye. Kumwumvisha ko ari umugabo mwiza wamufata neza akamuhoza yamarira akagira gute biragoye. Umuntu uraba akeneye session, aba akeneye ko duhura tugakora na session ku kintu cyamukomerekeje, akongera agakira, noneho akongera kwisanta mu buryo buri normali, akongera agakunda. Urukundo ruba rugihari, rusinzira muri cya gihe nyine wowe n'ibikomere rugasinzira. Anytime ruba rwabyuka ukongera ugakunda. Uri kubyumva? Bishatse kuvuga ikirongeze kuri cya kibazo wagize gute wambajije. Komorwa cya gikomere wakomekejwe n'umugabo si uko ureka umugabo, kuko umugabo muzahura mu kazi, umugabo muzahurira mu isoko, umugabo muzahura muri bisi, muhurire n'ahandi, sibyo? Duplisi muhura rero uzaba ufite na musaza wawe w'umugabo, exactly, na papa wawe ari umugabo. Ntabwo ugiye kuri misi y'abagore ngo ariyo ubamo, ntabwo ugiye kuba umunezibiyeni, ntabwo aricyo ugiye gukora, kubera imibiri yacu bantu bagomba gukenerana. Niyo mpamvu ufite gukira icyo gikomere, kubera yuko ni ikintu uzakenera mu buzima bwawe kugira ngo wongere ukenere umugabo. Niba uzaza akakomora, niba uzatuma wongera kwisanta neza, kubera yuko azaza ari different ya wa wundi, akwinjiza no mu buzima butandukanye n'ubwa wa wundi. Niba uzakomora rero, tukunze kuvuga ngo iteka ntabwo ushobora gukemura gutanga igisubizo ikibazo kidahari. Ikibazo cyabonetse nibwo dushaka igisubizo cyacyo. Ikibazo niba cyari umugabo, igisubizo kizaza ari umugabo, kuko niwe ukeneye mu buzima. Niyo mpamvu navuze ngo icyagukomerekeje kiza gute nicyo kigomba. Ndaguha urundi rugero. Nibwo ndi bube convaincre kuko pour le moment. Okay, pour le moment ntabwo wabyumva. For example, wenda mu gihugu utuyemo, ni igihugu bikobrije yuko ugomba gukoresha imodoka. Nta yindi mwe de transport ihari. Ntabwo uri gutege moto ntugire gute, ufite imodoka ugomba kugera gute, ugomba kugendamo. Unfortunately ukoze accident y'imodoka, kandi ugomba kuva mu rugo ruko imodoka ihari. Akazi kawe buze ugakora yuko ufite iyo modoka, nicyo gishoboka. None se ugiye kureka akazi upfe kubera ko impanuka y'imodoka, ngo ntabwo uzongera gutwara imodoka no kugenda mu modoka? Ufite gukira rero igikomere uyaburetse gato ikintu cy'imodoka no ku kintu cyo gukomeretswa n'umugabo cyangwa n'umugore. Ngende kuguha ingero zigufasha kumva. Urugero rwa mbere ntabwo njyewe nkurikije experience nagiye mpura nayo. Utabyumva umbwire nsubiremo ko nkeneye kubyumva n'abandi bakabyumva. Nkurikije experience nagiye mpura nayo cyangwa nazo, icyo naje kwemera cyo nuko ari 50-50. Oya wivunika kamubaza. Ubu se Joseph wateye kimwe na Kalisa? Abo bantu ntabwo nzi. Kalisa sateye kimwe na Yohana? Simbazi. Yohana sateye kimwe na Mariko? Ntabwo mbazi. Ariko ni amazina atandukanye kandi bose ni abagabo. Nangize ngo kumbaza ntabwo ni urugero ndi kuguhereza, sibyo? So ntabwo uza gufata rero Mariko mwashakanye utuma ufata Yohana na Kamuzinzi nande bose bitubita uwo nguwo Mariko mwashakanye. No, uriya afite imico yakuriyemo, afite n'uburyo afata abantu, afite n'uburyo yumva ibintu bitandukanye n'umwe ari muri kumwe, sibyo? Kandi uwo niwe ukeneye mu buzima kugira ngo aze kwibagiza iki ibyakubaye hano ko muri cya gikomere. Reka mubwire akantu, ikintu namaze kwemera cyo ku mugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umuhungu, twese ni 50-50, turababazanya ku buryo bungana, ariko uburibwe n'ubukomereke n'agahinda ntabwo biba biri ku rwego rumwe. Kubera iki? Abadamu barababaza. No, wase pasta, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Mumbabarire mutubwire. Abantu bose bababara kimwe, sibyo? Barababazanya. Uretse mubwire. Wifata urugero rumwe rw'umukobwa umugore wabaje umugabo, cyangwa uvuge ngo niba abantu bahuye n'ibibazo mu bushako bw'umugore n'umugabo, uvuge ngo babaye ku kigero kimwe. Ngenda afata ingero nyinshi. Hari umugabo ukomeretse umugore, hakaba n'umugore ukomeretse umugabo. That's why I said that's a 50-50. Ntabwo ari 50-50 nyine uko mukobere, sibyo? Ahubwo uravuga
uvuze 50-50 cyangwa uvuze ngo abagore barabara cyane turababazanya twebwe abagore turababaza mwebwe abagabo namwe abagabo muratubabaza twebwe abagore navuze ko twembi ari gutya twese turababazanya ni gatanu ariko noneho uburibwe n'ububabare ukurikije uko Imana yaremye umugore ubundi abagore ntabwo baremeye kubabara ngo tanga avi yawe igaragaza yuko abagore bumva uburibwe cyane kurusha abagabo. Nanjye ndagusobanura impamvu. Abagore tugira imitima yoroshye, abagore dukunda kera, abagore dukunda kubwirwa neza, abagore dukunda kwicwa n'inzara, abagore dukunda gusa neza, sibyo? Ariko abagabo mwebwe mugomba gukora cyane mugatetesha abagore banyu. Ukigero kiri aho ngaho rero hari inyigisho nyakunda kugira ya main operation, burya abagabo bakandamizwa. Sinzi wenda uzandumira zayivugaho cyane impamvu bakandamizwa bari opresse cyane. Icyo kintu cyo tuzavugaho gusa bacakazwa kandi kubera yuko twega mu mico yacu siriture za Afrique mu banyafrika twarimwe twumva yuko umugabo agomba kuba chef de la famille. Agomba kuba ari umuntu imitwaro y'umugore zikamujyaho, imitwaro y'abana ikamujyaho, imitwaro ye zikamujyaho, imitwaro y'ikigamujyaho. Akora yumva ko kuba umugabo ari ukwemera ko ibintu byose biza bikagira gute bikajya ku mutwe wawe. Noneho nta ruvugiro, nubwo yababara akajana, nubwo yagira gute agahangayika ku ijana, ntabwo yemerewe kugaragaza amarira n'uburibwe imbere y'umugore kandi bamufata nk'umukuru w'umuryango. Hakaza n'ikandamizwa no kuba operese cyane kubera wa muco twakuranye wo kumva ko umugabo agomba kuba ari umuyobozi w'umuryango, nubwo avunika, nubwo ababara n'ibintu adafite ubushobozi bwo kwikorera akemera kugira gute kubyishyiraho kubera yuko twakuze muri mind batubwira icyo kintu, kumva ko umwana w'umugabo agomba kugira gute guhagarara agahagarara umuryango. Ibyo bintu bizana ikandamizwa rero tuzabiganira mbabarende tubivugeho tubicakije cyako tuzabivugaho mu buryo burambuye. Narindi kuganisha noneho wari umaze kuvuga ibyaye by'umugore akeneye n'uburyo wabura cyane, sibyo? Noneho umugabo rero sasa kubera ibyo bintu twatojwe amusore ngiye nkunda gutanga ingero z'abera cyangwa mu bihugu by'ibirayi na hene Amerika, hari uburyo muparitaje ibintu bikagenda neza. Niba waje kabuvuye ku kazi uroza ibintu uragira gute, uratunganya icyumba uragira gute kuko wahageze mbere. Ntabwo ngo ibi ni iby'umugore ngo ibi ni iby'umugabo, burya amasaha mukora arangana, uje mu rugo muhana na task. Niba tuhashyikira rimwe ngiye gukoresha imashini imvura imyenda, ugiye kujya mu gikoni ugire gute utunganye utegura iby'abana ibiki byose mugahita musharinga imirimo. Bira bintu ndabyemera ijana ku ijana. Ariko no mu Rwanda turabifite muri Afrika birahari kubangira turi kwangira kwimita ibyo bintu nyine ubu nibwo turi gutangira kuba twabyiye. Ariko nibiracyatugoye kamwe twatuje kamwe k'umugabo twigishe twakuze twumva twe nk'abanyafrika. Nimwe rero mutuma mukandamiza. None reka mwerekere mwe mu byitera tugaruke hahandi impamvu ntemera yuko umugore ushobora kubabara cyane umugabo ntababare kubera yuko twatujwe gukomera no mu bihe bidasanzwe. Mugomba gukomera rero. Ntabwo rero gukomera bacu uko tudafite umutima wabara, ahubwo natwe twemera kumira bya bintu twakabaye tubisohora ngo turuhuke kubera yuko bya mico na ya magambo bagiye badutongeraho batubwira ngo umwana w'umugore iki n'ibiki bwabo bari tukabufata tukabumira. Urumva tukabumira mpamvu usanga bavuga ngo n'abagabo n'abagome, hari imibabaro n'agahinda bamira ntibabisohore kubera yuko twatojwe gukomera kuko uri umugabo. N'uburi buribwe tugomba kuko mubwumva n'umubaro turanababara nk'uko mugira gute mubabara, ahubwo mwebwe kubera ko mudafite cya kintu babahaye mu mitwe yanyu murirekura mukarira, murirekura mugateta, murirekura ariko guteta biraryoha by the way. Natwe uko tutateta turabona ntabwo mwabishobora. Kutabishobora ni iki se nyine ni ya myigishirize za nyigisho twahawe. Mwatwigishije neza rero. Abantu muri dukurikiye byibura murabyumva ibyo ndi kuvuga. Ndimo ndagenda mbyumva kabisa. Ndi kugenda mbyumva rwose. Nuko rero nuko ndaba bimeze kigano twari turiho nubwo twari tudeviga ariko ni ngombwa tubivugaho nabyo. Ni ya myitwarire nyine tujya tugaragaza umunsi ku munsi
kandi yaratuze mu bikomere byacu n'iminota twavuganye yarangiye yanarenze ariko nabivuze nibikomeza nitubona ibyo kuvuga kandi biryoshye turakomeza tuganira biryoshye cyane ndabizi yuko ntiwabihaga nanjye kandi nkunda kubyigishaho cyane banumva ndi mu kazi ngomba kuba ndimo yego ubundi gukora ikintu umuntu akunda biraryoha kandi ntabwo birambirana nakagaruka rero reka n'ubundi nimero cyangwa se uburyo mwamubona turongera tubishyireho nawe niba umubonye bwa mbere urebe kuri icyo cyo hasi nacyo kirebe ubundi umukurikire cyangwa nayo babwire ntacyo mugani hari abatamenya no kureba abantu nimero iri yego abo nakira ni abantu banyandikira nkabahereza appointment tukaba twavugana bitewe n'ibyo tugomba kugira gute kuba twavugana waba uri mu Rwanda waba uri hanze nta kibazo counseling ndayikora yaba ku ma video call n'ibyo byose 0788 25 0305 wayumvise umugane rwose urumva hano arimo kugenda nkwepa utuntu tumwe na tumwe ariko iyo mwahuye cyangwa muri kuvugana kandi afite na channel yiwe arufatwa hariho ibintu biruhura umutima ndagukumbuje ubirebe kandi nkubwira ngo do subscribe my dear friend nawe kandi numujyaho uyimuhe twese tugomba gufashanya ibintu byose ni magirirane njya nkunda kubwira abantu ngo nta muntu wigira rumwe abantu baragirirana ko ntushobora kubaho rumwe ngo bikunde ariko iyo muri babiri muri batatu mugenda mufatanya ibintu bikagenda neza ndagushimiye rero gukurikira Ruth TV show nakagaruka Imana imugishe.